none ndi mu bitotsi yawe Wumva uri kure. Unareba. Ngiye nkumva izo terme nkumva ni nk'iza gisirikare. Amagobori. Ngufata amagobori tujye guhoza. Ngenda byuka. Ujya guhiga igobori ngo nawe ujye guhoza. Ntaje narinze. None narebye mbona nose ari kuvuga n'abantu biga mu wa gatanu. Ndavuga ati buriya wasanga abantu bo mu wa gatanu bafata igikoma bagahoza. Abo mu wa kane bakanywa. Nawe uragenda wegera mu wa gatanu barahoza ndi bunywe. Umuji nawe yabaye umusirikare. Numva ari nk'abantu babiri babaye basirikare. Nkohereza igikoma. Aha turi dage mwana. Tubundi guhoza nyine niko kunywa igikoma. Ntabwo turugende ko duhoze kuza munywe. Bazi ko umuntu yarwara imbavu kubera guhoza. Niba wicumuke ntabwo ukinywa agakoma. Umusaza atekereza ukuntu tumutegereje twavuga ati nta kigo bro kigo turakujyana Kento uyu munsi. Kento yari kantine. Umusaza aravuga ati kugira ngo ndaburize reka nze nemeza abasaza. Abonye bamwimye fresh. Aravuga ati basi numva igikombe cyanjye mu gikoza mu gikoma mugire gutya musubiza mu migikombe cy'igikoma. None umusaza afata igikombe bagikoza mu gikoma. Yabyibye kwa ngiye ngo ndakimuye basenkiyemo. Hello guys nkuko mubibona cyangwa nkuko mugiye kutwumva hano mukurikiye kuri Pass TV show. Twavuze ko tuzabaha show zigiye zitandukanye ariko uyu munsi tubazaniye show idasanzwe. Show tujye kubaha lifetime tugira cyangwa life twagizeho igihe cyashije. Buri wese adakunze kuvuga cyangwa tudakunze kwerekana. Life twagiye tugiraho zigiye zitandukanye. Nk'ubu ngubu tugiye kuvuga ku buzima bwo ku ishuri bwa school. Ngiye kuba ubuzima bwa school. Story zagiye zituwa turi school. Reka tumwege atangira twibwire kandi hari by'icyana ashaka kutwereka n'ibyo ashaka kutubwira. Salamu musaza. Amakuru y'iminsi. Tubaye tukugezeho turagutumwe tugusanga mu rugo wibereye mu bintu by'imirimo. Twihaganire kuba tugutongoye. Nta kibazo anytime mubaza nta kibazo nyamba ndi free talk. Na ikintu cyanzanye cyangwa kinzanye no kugira ngo ndi kugenda nshaka uburyo twagana nyine ubuzima mwagiye mubamo ku ishuri uburyo wa perifi mwagendaga mukatana nabo ba headmaster bari materi bigize amadage uburyo mwagoraga abana ibyayi. Ndafata aho ngaho. Nibyo ngibyo ngo tuganireho. Okay, urakaza neza kuri mikoro zacu ni Pass TV show. Waruyize se? Ndayizi. Iyi niyo rero mugiye kuganira uyu munsi. Ikaze niryanyu mikoro. Murakoze. Nanjye natangira mbibwira nitwa Cedric. Abantu benshi nyine banzi kuko tugiye no kuganira ku buzima bwo ku ishuri. Abantu benshi bazi ku ishuri nitwa Gasi. Nitwa Gasi. Chago. ABC. Ubwo se ku ishuri nabwo hari uwitwaga E cyangwa B. Ko wari ugeze kuri C. Nitwa Gasi. Impamvu nitwa Gasi nari mfite nyine umusheri wanjye. Nari mfite asubusi impereye kure. Hari ikibazo. Nta kibazo wari ufite umusheri wawe. Umusheri wanjye. Rero yitwaga B. Umusheri wanjye izina ryatangirwaga na M. Ntabwo ndi mu specify nyine. Nta kibazo. Nitwaga M noneho shati zanjye. Urabona ukuntu twandikaga udupapuro muri segonderi. Udupapuro nyine. Wangize ugashyiraho noneho logo hasi. Nashyiragaho CM. Noneho animateri agakunda kubona utwo dupapuro. Twanditseho CM. Ako ari n'ingegera. Ibaze sheri yitwaga yatangizwaga na M. Nawe ugatangirwa na C. Ugatandikaho CM. Nayo CM forever hasi. Forever. Noneho animateri akabigiye nyine wenda ngumbe bagasoma akagahita akajugunya nyine muri trash aho ngaho. None animateri akatubona. Animateri agahora ashaka umuntu witwa C na M. Adahiga byadanje. Ubuse ntabwo ajya kuri C. Ngo ndiyamye abantu bitwa ba C na M. Yajyaga bikora. Ariko umuntu witwa C ninde? Umuntu witwa M ninde? Akababura kurumva mu muri benshi natangizwe na M muri benshi. CM. Noneho umunsi umwe aza kumfata muri etida mu gitondo ndi kukandika. Kuko nicaraga ku idirishya gutya noneho waturuka hanze andeba.
Imana arabona ndi kukadekora uri gukubita na CM hasi bitakiraho CM forever ubwo nawe se yinjira mu ishuri atagafata none numva class yose iratuje numva ahita mfata ukuboko ngo ndagufasha mfashe sinakoze iki mfashe ndi kwiba bimeze bite ako buriya bari bateri furi bagiraga babaga bazikuye noneho ndavuga ati se bimeze bitarambwira ati nayo maze iminsi nshaka umuntu bita CM naramubuze ndavuga ati si ni ngewe CM ntabwo ndi bumukubwire nawe uzamwishakira nkuko nanyu nshatse CM ni nka muri make bari bagize minisitiri witwa C bari minisita mu kigo ahantu ho byaje ko si riba izina ryanjye nakundaga nyine kwemusinga mu kigo habaye nk'ibirori wakundaga kwemusinga namusingaga nayo n'umubyinnyi ngewe ubyinaga izihe mbyino traditionnel nabyinaga modern nabaga muri kuru bitaga Transformers ubu ngubu kubyina urarenze narabyibagiwe narakoze ntabwo araba bakoye kuvuga ngo warabyine ngo hari abana babyinaga ngo Transformers ndumva nyizi imana mu majyepfo majyepfo ndayizi yaracuwe nziza kuza kubyina Riderman naho ngaho no twabyinaga akareka dukikomeza ubuzima bw'ishuri animateri none ubwo animateri amfashe ni mine ko yamfashe turi muri tida mitondo nka saa 12 tubajya kunywa igikoma bavayo turangije nyine tugiye kuri asembo aravuga ati ndashaka ko si azahana imbere si uwo munsi abaye icyamamare mu kigo si ba headmaster abarimu umuntu bita si ninde abana mpita ngenda natebeje ku mutebezo wanjye meze neza n'agakaruvati kawe kagwa hasi abantu bose baraseka ati si yabonetse icyo gihe n'umuntu wese twari tuzuranye niyo yaba n'umukwiye niyo yaba ari n'umuntu ukorayo bahise batangira kuzaba bamamagara si ngo wanditse izina ariko nanjye kano kanya nakifuza ko nyakubahwa Mr. C kandi dufite n'undi mutipe wari umuhanzi wari umuzi mu majyepfo bakundaga kwita ngo ni Hu Mr. Hu waririmbaga n'abajepuri n'abandi ndumva namwe mwaramubyiniye none se ukomeje ubuzima bwa school ntabwo animateri ikomeje kugira ubushake bwo kugira ngo amenye M nibyo nangiye kubabwira ubwo nyuma yaho animateri yahise afata twari dufite umwanimateri bayidawe ntabwo ndi buvuga izina rye ariko I'm sorry ndirinda kuvuga byinshi uko byaba bibi nta kibazo yari umwanimateri urangije segonderi urumva yari umunyeshuri yari umuvubuka zacu yanganaga nkatwe ubwo nyine yahise atangira iwana turabize tide ya kabiri umuhantu bize muri segonderi ndayizi tide ya kabiri ariyo gutera njye nakoraga nyine ntabwo nakibeshye wakoraga tide nye tide ya kabiri avuga ariyo gutereta iyi tide ya mbere kwiga iya kabiri ariyo gutereta noneho animateri ubwo atangira kunshyiraho ingenza twagiraga abantu mu kigo bita abasipayi ndabazi nanjye kuko nanjye twari tuzi ko abasipayi ariko umusipayi yafatwaga nawe urabyumva urabizi twene twakoraga n'ibi cyane ntabwo mbivuga batazapfa oya ntibirenze noneho ubwo ngo animateri anshyiraho abasipayi ahantu hose ngiye tide ya kabiri ngeraho nawe ndabimenya cisha make mpindura strategy umwana tukajya duhuza muri etide ya mu gitondo saa 11 imwe mu gitondo mu kabeho akaba ari tuzajya duhuza yo guhuza nimugoroba mbivuyeho animateri arakomeza aramuhiga noneho animateri ibiro bye byabaga nk'hano ishuri yigagamo nawe uwo mwana ryari riri nk'ahangaha ubwo animateri akomeza kuzajya bikurikirana aza kumumenya nyine nyuma aza kumenya M byabaye n'ibintu birebire ntaho nshaka kubigaruka ariko twaje no kubipfa na animateri muraserera no kubipfa kuko ubwo se naka weekend baguhaye kubera ko weekend bamaye uko ngiye mu kigo nari n'umukinnyi nicyo kintu cyamfasha wari n'umukinnyi nakinaga basket ndi umubyinnyi ndenzi urumva nakoraga ibintu byinshi urumva ibintu byose wari warabyihariye mu kigo none se ubwo bimaje kugira wenda animateri urumva ko wenda yabijyanye kwa headmaster guhamagara wagize ibintu baguhamagara Mr. izina ryawe Cedric cyangwa yo ngo Mr. C ubu byagenze icyo gihe izo kaza habaye headmaster wacu nta wari uhari muri icyo gihe muri iyo period headmaster wacu yaragiye bahita batuzanira undi mushyashya undi mu headmistress nyine w'umugore noneho we yaje ikigo gisa nk'aho cyobowe na prefet de discipline
noneho prefet de discipline niwe ibyo bintu byose babibwiraga avuga atara umuntu yigize karakaje witwaga si ako nyine yaranze ko nitwa Cedric uko twega duhurira mu bintu byinshi bitandukanye ubwo nyine baje kubimubwira biza kugera we yabica amazi animateur arakomeza ngendaho akajya no ku nshuti zanjye ati ngire mbwe Cedric nazonye kureba uriya mukobwa ntazagire kumureba ntabwo yataho kujyandika kumureba animateur tuzaserera urabyemeje byaje gupfira byose animateur tugeze ko yaje kumvumbura ko nsigaye muri metida mu gitondo njya muri metida mu gitondo aranyihorera none mu gihe bavuye kurya ukuntu bafunguraga dorotwari abantu banywa igikoma bakabika ibikombe none muri icyo gihe ako ari ukuntu bavuga ngo n'umujamo nk'igikoma ngo niki hagiye yabaga ari umuru yabaga ari umuvubuka babitaga insibika babitaga insibika ariko twebwe igikoma nkigera ku ishuri mu wa kane igikoma nkigera ku ishuri mu wa kane cyangwa umuntu w'igisore ubwo nyine nk'uko ugana waba ufite accessibility yo kuba wanywa igikoma ariko nkanjye ubu se buno ngenda ibonsa neza ubwo ngubwo umuntu ajyaga kunywa igikoma yari umusore ubona ari umuntu w'ibonsa yabaga ari insibika nyine dore impamvu igikoma cyacu twabyuka mu gitondo ufite imbaraga akagenda agaterura niba uteruye ya ndobo yose washobora kuyinywa wayinywaga wenyine indobo yose man indobo urabizi ko ijyamo kakenze none ibyo bintu rero njye nkanjye ifite imbaraga nkeya nayo n'umururu mu wa kane ntabwo nabonga igikoma kuko impamvu byakozwe twavuyeho n'igikoma n'impamvu twakivuyeho nayo ifite genge nk'iy'abantu nka batanu tuvanyana i Kigali tujya kwiga ku kigo kimwe urumva ko mwabaga muri abantu muzanye ku buryo ntihajya n'uwashaka kuza kukunyuzura n'iki mwahitaga muhagarara ati uri mu bike ariko ushaka ariko nanjye nyine nihagararagaho umusirimu kurabona ivuye keji uba ugomba kuba umusirimu mu cyaro ahantu ubutandukaniye n'umwana wo mu cyaro ukagenda ufite inana zitwika uvuye no muri nayini nyine utandukanye n'umuntu uvuye muri nayini kabisa noneho rero njye na genganye ko twaje kuva ku gikoma burundu wenda tukigerayo hari ukuntu ugerageza ukajya ugenda igikombe nk'abandi ukagerayo ukagera umunsi wa mbere ukaraburiza wakabiri ukaraburiza ugasanga niwe wagitereye bakakinywa noneho kugira ngo twese n'ubu tukiveho hari umuji wanjye ndanamusuhuje yabaye umusirikare ubu ngubu nafandi ntabwo nduvuga izina rye nta kibazo ariko nakifuje kurimenya nta kibazo nyuma ya kabiri ndaza kurikubwira niba murishaka ndarishaka ndarinshaka kuribera kuko n'ubu iyo story ryose bibaze kugira ngo umuntu yemera ayobore mu kigo hose abwira ati kubera ko abonaga ko n'undi gikoma mutakinywaga ntaki batubwiye ngo twese tujye tubura igikoma n'abantu bo mu mbere babura igikoma reka turebe ibyo dukora noneho akabashyira ku murongo mana umucabarenze mana nyine we ukuntu yari ameze nta nubwo yabikoze kugira ngo akiyobore kuko nta n'ubushobozi ariko no gukiyobora ku ishuri twagezeho dusanga ari mu wa gatanu mu wa gatandatu mu wa gatatu bagikabye banywa igikoma gusa abantu batatu banywa indobo igashira none uwo musaza we twarambwate rero bro twe ntabwo tuzasubira kunywa igikoma n'ubundi ugera igikombe ukarabureza umusana aravuga ati njye igikoma nkakiva sinare kubuye ntabwo kubuye byagenda gutya twe twabyitaga guhoza ariko bwa mbere ngera ku ishuri kimwe mu bintu bya mbere byansekeje kuko njye nigaga urabizi nigaga externe ntaha mu rugo muri prive nta nubwo nanarigeze niga interne noneho nkigera muri bwari ubwa mbere ngera muri interne ikintu cyane cyansekeje muri interne bwa mbere nari ndyamye nka saa 12 n'igice none urumva baniga batangiye ku icyuma nyine kiravuza cyo kujya mu gikoma ntabwo nari mbizi none nkumva maniga ari kuvuga ngo mufate amagobori tujye guhoza ngo mufate amagobori yari iki amagobori n'ibigori none ndi mu bitotsi yawe wumva uri kure unareba ngiye nkumva izo terime nkumva ni nk'iza gisirikare amagobori ngufate amagobori tujye guhoza ujya guhiga igobori ngo nawe ujye guhoza ntabyo narinzi none narebye mbona nose ari kuvuga n'abantu biga mu wa gatanu ndavuga ati buriya wasanga abantu bo mu wa gatanu bafata igikoma bagahoza abo mu wa kane bakanywa nawe uragenda wegera abo mu wa gatanu barahoza ndi bunywe umugi nawe yabaye umusirikare numva ari nk'abantu babiri babaye abasirikare n'inshuti yanjye none naramwegerekaga mu wa gatanu yari inshuti yanjye cyane nyine hari ukuntu ugera ku ishuri tukajya ugurira umuntu kugira ngo tuzajya n'umuntu ukunyuza inshuti yanjye ndabwira ati se bro none wowe genda uhoze numara guhoza njyewe umpamagare nze ngo saza arandeba araseka
ati shaka dogo nkohereze igikoma aha turi idage mwana tubundi guhoza nyine niko kunywa igikoma ntabwo turugene ko duhoze muze kuza munywe bazi ko umuntu yarwara imbavu kubera guhoza ubwo rero tuyageze kuri ya story wa muniga wacu nyine wabaye intwari ngagiye kunywa igikoma noneho umusana aragenda yagiye yicara kuri table yicayeho abantu bo mu wa gatatu bo mu wa gatanu bari abantu batatu bigaga meg abantu b'ibisore fresh noneho baterura indobo yabo barayizana ukuntu bayifata gutya bakayihoza noneho umusaza aricara afite agakombe aramubwira ati se bro iyi ni kire yacu rwose cyo mu bakire wowe icumoke ntabwo ukinywa agakoma noneho umusaza atekereza ukuntu tumutegereje twavuga ati nta kigo bro n'ikigo turakujyana kento uyu munsi kento yari kantine umusaza aravuga ati kugira ngo ndaburize reka nze nemeza abasaza abonye bamwimye fresh aravuga ati basi nimufate igikombe cyanjye mu gikoza mu gikoma mugire gutya musubiza mu igikombe cy'igikoma noneho umusaza afata igikombe bagikoza mu gikoma yabyibye kwa ngiye ngo ndakimuye basengiyemo muri mwanya basengiyemo ati abasekemba umwanya agakoma kandi agakombe yagafashe bakakurunga mu gikoma ibyo bintu ukuntu naje kubimenya naje kumenya naje kuba inshuti n'abo harimo bamwe bakina basket nanjye kugenda nyinjira binjira nawe ukazajya kuhoza noneho nyine bakajya banira story zo mu cyangwa ngo twaje kuzimenya nyine turaziseka ariko sorry yabaye umuntu w'umusirikare ubu nakomeye ubu nawe icara akavuga iyo story yamubayeho yo guhoza agakoma abantu bakumva ari hatari nese byaje kugenda biteguye ngo mureke kunywa igikoma bicike igikoma ubwo urumva byaje kugira iyo generation y'abantu mu gatandatu iragenda noneho twese abantu twari twaje mu wakane twaje dufite code ko nta muntu n'umugabo w'igikoma mwebwe mwese mushyiraho code ko nta muntu n'umugabo w'igikoma haje abantu bigaga Remera Rukoma baratugumura no ku bindi bigo bagenda babagumura nta mugabo nk'igikoma igikoma twese tukivaho ni icy'abagore igikoma tukivaho n'abakobwa bakivaho noneho bitangira n'abakobwa noneho bitangira ahubwo prefete wacu atangira kuzajya kubita abakobwa bakaza kukinywa akajya no kubinginga basi mujye kunywa igikoma mwihangane mujye kunywa igikoma nyine soza igikoma nuko nkuko zarangiye nk'ubuse nk'iniga yabaga irimo mu kigo yatwikaga ni nk'utuye dushya yakoraga iniga umukumva ko umuniga arenze mu kigo ku buryo nkigeraho mu wa kane umuniga wa mbere watwikaga nzi ikintu cya mbere gitwika mu masegonderi menshi mu materinite kubyina umuntu wari umubyinnyi kuko buri wa gatandatu twabaga dufite show umuntu wese wabaga ari umubyinnyi yabaga ari umuntu urenze yabaga stage ibyana bimusamira hejuru niwe muto hari umuntu twanaga hari umubyinnyi nasanze mu wa gatatu witwaga Sharifu n'ubu ngubu ni umubyinnyi gusa ntabwo nibuka kuri uwo yabyinagamo yabyina Nyamirambo n'ubu yabaye umubyinnyi bamwita Sharifu ubwo urumva ni akazi ko k'umwuga nibyo asigaye akora by'umwuga uwo muniga rero niwe wari urenze byatari generasiyo yacu itaraza kuko natwe twaje kugera nyine abazwe dufata ikigo namwe muhita muyobora ahubwo ukuntu twafashe ikigo twebwe njye nabaga muri inite y'abaskuti abaskuti abase mbarumbwire abaskuti najyaga mbona abantu nize kubona abantu bambaye amakabutura n'udukoni ngo ni abaskuti bisobanuye iki abaskuti abantu ubundi twebwe ukuntu twemera ntabwo tubigusobanurira uhari nk'ubu nkangiye ku giti cyanjye ntabwo n'ubu si umuskuti mu maraso n'ubu muri muri kaminuza ndacyari umuskuti umuskuti ntibiki bikora gute abaskuti rero ukuntu twebwe tumeze ni umuryango nyine w'urubyiruko nyine